Muraho neza mbanje kubasuhuza ni manager wa MG5 Group Entertainment. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi mu ntego zigiye kuzagikorerwa hano kuri Shani TV Promotion. Ya system rero y'uburyo ibintu gahunda zazipanze hano kuri Shani TV Promotion. Bana nanjye muri kiganiro umenye byinshi ku bizajya bikorerwa hano kuri Shani TV Promotion. Ya ndabasuje cyane ikintu cya mbere nimba turakana subscribe bazikana subscribe, like na comment na sharing, kandi nimba iyi video wayikunze kabisa watwandikiye muri comment. Ya rero bimwe muri program zizaba zigiye tugenderaho nka Shani TV Promotion. Muzajya mubona video buri wa gatanu ndetse na buri wa gatatu. Ubwo tuzabatangariza nibitangira, ariko video zaziboneka ku wa gatanu no ku wa gatatu isaa 6 z'amanywa niho video izajya ibasha kujya hanze. Saa 6 z'amanywa, saa 6:40 z'amanywa. Ndetse icyo ni icyambere. Icya kabiri, video hazajya hacaho ikinamico ndetse n'ikinamico izaba yateguwe na Shani TV Promotion. N'ikinamico izaba ari audio kubera ko hari ibibazo bimwe by'amashusho bitaba birakemuka, ariko n'amashusho nayo tuzabahereza. Ikindi hazajya hacaho ikiganiro cy'urukundo, ikiganiro ku bantu bakundana, inyigisho z'urukundo. Hacaho imbamutima, hacaho igitaramo. Ibyo ni ibintu muzajya mubona ku wa gatatu no ku wa gatanu. Ku wa gatatu hazajya hacaho ibyo biganiro, imbamutima ndetse n'ibiganiro cy'urukundo. Ku munsi ni video ebyiri za uploadingwa. Video imwe izajya uploadingwa video imwe izajya uploadingwa saa 6:40 z'amanywa, indi video izajya uploadinga saa 3 za nijoro. Ubwo ni kwa gatatu no kwa gatanu. Kuwatakana subscribers ibuka ukana subscribe, like na comment una sharing. Nuko ibyegeranye nabyo kabisa bizajya bicaho, ariko muzajya mubibona n'ubundi kuri iyo minsi kwa gatatu no kwa gatanu. Ndetse bazajya babamenyesha icyo bagiye gushyiraho. Ndizera rero muzabana natwe kugeza ku rugendo rwacu rwa YouTube. Mbibutsa ukana subscribe, like na comment munashaka ku inshuti zanyu kabisa. Turabakunda.